Yes, Karegeya Omar Pano twongeye nanone kuba kuri Pano nkuko bisanzwe kugira ngo tuganire ariko dufata n'amasomo hamwe na mwarimu wacu Karegeya Omar Jean Baptiste. Mboneraho no guha ikaze kuri Paner. Yes, barabyo bakoresha izo langage. Yego. Aba francophone. Yego. Urakoze cyane. Paner. Yes. Uyu munsi ntabwo tugira umwanya wo gukora introduction nini cyane ko turi kwa gatatu, ntabwo usibye itangira ry'amashuri niryo riri current muri kino cyumweru. Yego. N'akazi n'amafaranga make kubera ku babyeyi bamwe na bamwe nanjye ndimo, ibyo nta banga ririmo. Yes, mbere yuko rero tugira byinshi tujyamo, reka tubanze tubwira abadukurikiye ko niba bakeneye ibikoresho byiza by'ubwubatsi Karegeya bagane hano cyane cyane kunzi igeze mu irangizwa. Yego, muri finissage bagane i Remera Pikaro Plaza, Pikaro rwose imbere ya gare uciye munsi ya station. Yego, utambika aho ngaho urasanga gypsum, rangete, amarangi avanze neza. Widagad ubwo bya bindi nabyibagiwe ibihe Wall Master Wall Pano Wall Pano Wall Pano nabyo birahari, barakudabagiza cyane. So rero bahamagare kuri 083 yego 550 46. Ariko kandi abantu mugira gahunda nyinshi za nimugoroba mukagira gutya mugatembera mwatamira nko ku kantu gasembuye cyangwa se mukananirwa. Ega buriya ntabwo umuntu akenera umusarara uko yanyweye gusa. Yego. Ashobora no kuba naniwe kaho ati imodoka ndumva ntari tayari, ushobora guhamagara umuvandimwe uri hano ku mashusho ku manywa amasaha nimugoroba burya ni abari kungashya abagenda gashya ahinduka umusare. uwo yitwa Dani nta Dani nguyu buri kudufata ni inyangamugayo byahamye cyane rwose. Muhamagara rero kuri 0780 yego 58 58 72 30. Ese Dani uzabishobora iyo tubivuza hanga uzabijya guhamagara ari batanu icyarimwe. Oya bose ndabiza zabikora neza kuko Dani ewana arahagoboka kabisa. So rero reka dukomeze n'ibindi. Ariko uno munsi tugiye kuvuga ni inkuru ifite aho ihurira n'ibiturika, niyo mpamvu birangora kumenya aho mbituruka. Inkuru ya hari inkuru imaze nk'iminsi 10 kuri Africa Flashes TV. Ntabwo nje kuyivuguruza cyangwa nukuvana igihu mu bantu, nubwo yo itangaza mu Gifaransa igira na version y'Ikinyarwanda. Nabonye baranihuje na Iteme ko wa mubyeyi nawe ajya atangazaho. Nibaza ko n'abano bantu baba bagenda bakatutuntu bavuga ngo Karegeya yavuze gutya, aba ari ikibazo cya opinion. Ngewe ntabwo opinion yanjye ishobora ari ngombwa kwihura n'undi n'iyundi, ariko ibiri muri factuel, birimo imibare, birimo amazina y'ahantu, birimo amazina y'abantu, ibyo ni facts. Iyo ukivuze uko kitari aba ari ikibazo. Yego. Aba bantu rero ubundi nge numva ko akazi kakabaye hano, buriya sinzi ingamba inzego zifite mu bijyanye no kuvuga ku nkuru zatangajwe mu ndimi z'amahanga, kuko buriya indimi z'amahanga ububwira audience iri international, byangaja image ngari y'igihugu. Twebwe dutangaza mu Kinyarwanda urumva abumva Ikinyarwanda, community ivuga Ikinyarwanda niyo tuba tureba. Ariko nkuko nabivuze no muri Rwanda Classified bagarura hazamo akaruko ngo appeler le monde isi, ukwereka isi ngo dore guhamagarira isi kureba ikintu runaka. Yego. Ubwo rero kugira ko cyari kigoye nabanje kuvunyisha, mbanza nyumbishakaje ibyuma mugabo isheje rushengura mugabo ni mama, mbanza kitatire cya Mutabazi, mbanza uruciye munsi ntamenye ukiruri imbere, mbanza bacurika ihanda batagira amajyo, mbanza urugendo ngo rutoto rwamaze simi mukondo. Ibyo byose na iminsi 10 ntekereza uko nzavuga kuri ino nkuru. Inkuru ivuga kwirukanwa rya General Nzaramba Martin. Yego. Ariko inkuru ikavuga ko yirukanwe ngo kubera ko yashakanye na mushiki wa Barudasingwa na Gahima.
ngo kuri komande ngo batandukanye ngo 2018 ngo bitegetswe n'umukuru w'igihugu. Icyo kintu nicyo cyandiye ahantu biramvuna iyo minsi yose ntangira gushakisha, mbanza gushakisha niba koko umugore wa Nzaramba afitanye isano n'abo bagabo ba Rudasingwa, mbanza kureba niba bakibana, mbanza kureba uko batandukanye, n'urubanza ndarubona. Maze kubyuzuza nibwo natangiye gushakisha mvuga nti ibi bintu nzabitwara gute. Yego. So muri make nibyo turaza kugarukaho, turaza kureba iyo nkuru bwayo, turebe ibirimo, turebe n'urubanza rwa Nzaramba n'umudamu muri Gatanya, Kayitesi Dorine. Yego. Hanyuma tuze no kureba dutera imetero muri rusange ni ibiki byaba bitaragenze neza mu kazi ka General Nzaramba kugera wenda hafashwe umwanzuro nkuriye, aho kugira ngo abantu urumva nubwo ngende kubikora mu Kinyarwanda ariko nk'iyi ngiyi ibikoze mu Gifaransa igira hagari cyane kure. Byarandiye rero, byarandiye mbanza kubaza ambwa ati ugerageze urebe. Ubu rero numva make ko turagaruka ku manza ejo ku itariki 10 hari ibintu bitatu. Musonera Germain wa undi w'Inyabikenya wagomba kuba umudepite yarasomewe ahabwa iminsi 30 y'agateganyo. Dr Pascal Ngironsanga ukekwaho kwica umwana ano Norvège, umwana w'umugore we nawe yarasomewe, nawe bamuha 30. Yego. Hagombaga nta makuru ndabona ko rwabaye, hari urubanza narwo rwari rwarasubitswe rwo kwa Rwigara n'umujyi wa Kigali ku bijyanye n'imitungo, narwo rwari rwapanzwe ejo. Ntabwo ndabaza neza niba rwarabaye. Hanyuma uyu munsi hari kuba mu rukiko rw'ubucuruzi i Nyamirambo, nabwo turaza kumenya resultat ko abanyamakuru twabohereje. Urukiko rw'ubucuruzi ruburanisha nyina wa Nzizera Aimable na Mukangironsa Ngironsanga. Oya, Nkunda Banyanga. Na Nkunda Banyanga. Iyo tugeze kubikoramo ikiganiro. Tugeze kubikoramo ikiganiro kuko iriya miryango uko ari 3. Ibintu birimo 3 harimo uwa Nzizera, uwa Nkunda Banyanga n'undi witwa Karangwa Sharire. Na n'ubu simbabeshye. Sindabeshye sindakora investigation ngo menye réellement ikibazo kiri hehe. Uko aba bari kuburana. Yego. Nigeze gukora ikiganiro nkumvuga ngo hari ahantu bakasi ibibanza ariko iyo company nyirayo yitwa Domina nyina wa Nzizera. Umukecuru wituriye mu majyepfo, ariko akavuga ngo company ifite igishoro cya miliyari zingahe ko uyu mubyeyi nyina wa Nzizera afite 50%. Abo kwa Nkunda Banyanga bakavuga ko ubutaka ari ubwabo. Yego. Karangwa nawe akavuga ko bwahoze ari ubwabo. Yego. None uno munsi bigeze aho ubwo icyo gihe dukora ikiganiro hari block ebyiri. Iyangiro ya Nkunda Banyanga na Nzizera bibafatanyije. Karangwa nawe ari ukwe n'abandi abana bamwe ba Nkunda Banyanga. None uyu munsi uru rubanza rw'uyu munsi ruri hagati y'abari muri block imwe, Nkunda Banyanga na nyina wa Nzizera. So ibintu byarahindutse. Ko Nzizera niwe wari nka moteri wa byose, nawe yaje gusubira mu nkiko, sinzi aho bigeze. Ariko ubu noneho abantu nyiri ubutaka na nyiri company bari kuburana aho yabukomoye. Yego. Kandi ngira ngo manza mu rwibanze bari basanze isambu uwo mudamu nyina wa Nzizera ataragaragaje aho komora ubwo butaka. Kwera iki byakinwaga n'umuhungu we, umubyeyi yibereye ho ngaho. Ariko kubera ko muri RDB ari bo banditswe, ari uwo mubyeyi wanditswe, hakazamo nimero, harimo nimero zibaruye kuri Nzizera Aimable, ariko muri RDB wanditseho amazina atari we. Ari nyina. Oya, ntabwo ari nyina, sinzi irindi ryari. Rajabu. Muhanza nka Rajabu. Urumva ni ibintu bigenda bisobanuka. Kandi urabyibuka tuzavugana na Ntuza. Ahubwo uri ko narakubwiye ko Rajabu ari n'umuntu wampamagaye ambwira ko ari umuntu baziranye. Voilà. Urumva aho bigeze, urumva etape bigezeho. Kandi hari abanyamakuru bayibayemo cyane, tuzabashaka. Ari Dantoni wigeze gukubitwa ziriyo dossier, ari na Theogene wafunzwe aziriyo dossier. Umwe muri abo cyangwa bombi tuzagera aho tubavugishe twumva ibirimo, dufatiye no kubirava mu rukiko uyu munsi.
hanyuma Pascal Nzizera aha muri kino cyumweru tuzagirana ikiganiro n'umuntu wariganijwe imitungo n'abavandimwe be muri succession bigeraho bajya bahimba icyangombwa cy'igicupuri cy'ubutaka bakijyana muri land center igitera ishoti isanga koko ari igicupuri ariko na n'ubu umuntu akaba atarasubizwa ibye. Uwo muntu rero tuzamwakira live kabisa, tuzamwakira live Kabeza. Yes. Hanyuma akandi agacamo gatoya k'umuryango. Umuryango nkunda kubivuga nubwo abantu benshi baba bavuga iyo tuvuze ibya Sabe tuvuga abantu ngo gucana inyuma ngo bisenya urugo. Reka hari ibindi bihambaye bisenya urugo, kare n'akantu gato cyane. Yego, ndahera kuri case yabaye iwacu, ntago njya dihakana naho mvuka ibyumba mu murenge wa Nyankenke. Umuryango wari umaze icyumweru kimushinzwe. Yego, ubu ngubu umugabo arabarizwa mu bitaro, umugore akabarizwa muri gereza. Arafunzwe. Bapfa iki? Impano. Urwo ruracyariho ntirwasenyutse ubwo tayari. Umugore abaye umwere, umugabo agakira, wakongera basubirana. Rumaze icyumweru kimwe. Bapfa iki? Impano. Izampano abantu bazana mu bukwe vraiment. Ibaze niba tugezaho abantu bapfa kado. Noneho umugore se we, ngo mugore umaze icyumweru mu rugo, umwari waramye, utekereza ku mugabo bamaranye icyumweru akumva icyo yamukubita ari ishoka. Ubundi tuzi ko abagore barwanisha imyuko, imidaho, isahane, rushe cyangwa icyuma cyo mu gikoni. Cyo ntabyumva. Ishoka ku mugabo wari ugiye kugurisha kado, kandi ku bibazo bihari. Umugabo yashaka kugurisha kado kubera ibibazo amadeni ubukwe bwamusizemo, ubukwe bwa bombi. Ariko umugore ati impano ntiva, undi ati irahava, fata agashoka koco. Urwo ni rusenyutse, harimo gucana inyuma ishoka. Urumva aho bazize ibintu, d'abord ibintu kado, cya kabiri kumanaginga amarangamutima. Umugabo agiye kugurisha kado nta bundi buryo wabigenza, ugahamagara inshuti ba marene na ba para ubukwe bugishyushye ko gutidura umugabo ashigiye gusahura urugo, bakabumvikanisha. N'icyo kibazo kikamenyekana ko mwasigayemo amadeni, bagakora contribution fundraising, amadeni akishyurwa. Cyangwa bakavuga ati dore niba ari kado y'ameza mu rugo babahaye amakado y'ameza 5, mugurishijemo imwe biratwara iki? Ngibyo byo bapfuye. Ndongera ejo ni mu gitondo, ba flash kuri flash batwahirwa bavuga ukuntu umwe mu bakuru b'imidugudu ba Muhanga, yego, wari waratandukanye n'umugore, ahura n'umukuru w'umudugudu wa Karongi, nawe watandukanye n'umugabo. Ni intara zitandukanye, barihuza. Ubwo akaba ari abakuru b'imidugudu muri izo ntara. Yego, barihuza. Si byiza se? Yego, ariko dore rwamaze 3. Umugore yamaze mu rugo iminsi 3. Bakoze ubukwe se? Barasezeranye ivangamutungo. Barufonse nuko babikabiriza bavuga ngo yaraje muri iyo minsi 3 akajya yirwa areba no muri plafo abura n'imbeba ikenda. Imbeba se yaba ahantu hatari ibiryo, mbese asanga imibare yakoze ntayo. Nose abo bantu barinda kujya gusezerana gute? Baba bataziranye ni imibare. Nyine urugo rusenywa n'imibare, ntabwo rusenywa no gucana inyuma. None se bose ko bamaze imyaka runaka muri divorce, nta wavovoraga kereke kwa cyangwa bavovorwe. Ariko ibyo ntacyo bivuze. Uwo yajyanywe nuko bamuciye inyuma, cyangwa yajyanywe nuko ibyo yashakaga atabibonye. Expectation. So please, simvuze ngo abantu bagire, ariko abaremerana simbabujije, ariko ntibimpamvu. Yes, batekereze, baremerane, batekereza imiryango basize inyuma, batekereza amashuri y'abana, batekereza kuvuzwa, batekereza umutekano w'ingo zabo, batekereza umutungo no gutera imbere, batekereza n'ibirwara ubuzima n'ibirwara. Birwara. Ariko ubundi hanze y'ibyo nababwira iki? Hari akantu ngiye kukubwira buriya nature. Ubundi iyo ntari kuri mikoro mvuga ko ari Imana ibikora. Ariko hano reka mvuge ko ari nature, ko ari kamere ya muntu. Nature igaragaza umuntu nk'utagira satisfaction igihe cyose ushaka kuvumbura.
icyo ni kimwe ariko na ya nature ikongereka kugira ngo irimite amadega. Mu gifaransa baratubwiraga ngo Dieu sait pourquoi il a raccourci les ailes de quelques oiseaux, bivuze ngo Imana izi impamvu zimwe mu nyoni yagiye iziha amababa magufi. Kubera iki? Zitazaguruka zikarenga Victoria, zikarenga Mediterane. Na nature kugira ngo irimite amadega ajyanye n'ibi byo kuremerana turi kuvuga, ikenesha abagabo. Ubundi sinkubeshye, abagabo bafite amafaranga ntabwo buri kumva muri kesi zivugwa muri Omani, bandi bya bindi byavuzwemo wa undi wa Dabiju wa undi wa Yego n'abandi bajyayo nejo bundi kuri space bavugaga nta mugore bavugamo. Abantu bajya Dubai hajyayo abakobwa basanga abagabo. Yego, abagabo babonye amafaranga rero, nature yatanze amafaranga ku bagabo bose. Ibi ngibi yo sha nubiseka uze kundebera tujye mu gitabo statistical yearbook gisohoka buri mwaka cyerekana evolution y'ibintu byose umwaka ku wundi. Hari chapitre ngira ngo ni gatandatu ni nk'ibijyanye n'amategeko, hari ibijyanye na accommodation, bakakwereka ko zazamutse mu bwiza no mu bwinshi. Zunguka gute? zirakora amacumbi yo kumanywa zidakora se? zirakora. Icyumba kimwe gishobora gukodeshwa inshuro enye ku munsi. Ni bande? Kandi nta mugabo ujyanamo n'undi mugabo. Ariko nabyo ngo bisigaye bihari. Abo ntago bajyamo. Abo bajyana iwabo. Ariko umugabo ku mugabo se ntubizi ko abwira umugore ati jya ku isoko ndimo ndaganira n'umuntu twiganye turimo turakora tepe vina sinabikubwiye. Uwagiye agasanga yibagiwe amavuta yo mu mutwe yakwirinda agasanga muri saro hano. Bariya abahuje ntago bagomba kuko ntawe upfa kubakeka. Yego barasurana bakanabararanya. Ashobora kuvuga ati madame ati kanakari hari ibintu tugiye kurara dukora kuri telefone kuri machine n'umuturogoye. Ndaza kuryama nka saa 7 akaza kuryama ari igikatsi umutobe yawusize hariya. Umutobe wasigaye hariya yarangiye. So rero ikivuze cyo nicyo hajyamo abibitsinda bitandukanye. Mujye mubirebera uburyo iyo mbivuze ngo mu bwiza no mu bwinshi mugenda mubona ibyapa hano amacumbi rerere. None ukareba n'inyubako uko bayitangiye yakorewemo logi muri 2020 mu myaka 3 uno munsi yari ifite amabati ashaje bashyizeho toporta, yari isize isima bashyizemo ntuza amakaro cyangwa kakanuza bakirisoro. ukabibona korotire barakoze mbere yari imiyenzi. Ibyo byose se biva hehe? Aho gukwepa kubivuga twakabitinyutse ahubwo tukerekana uburyo bigomba gukorwa bidahungabanyije societe. Abana badasonje kubera ko wayajyanye mu nshoreke, abana badasibye ishuri, umugore atambaye ubusa kubera ko wayajyanye mu bindi, udasuzuguye umugabo kubera ko ufite undi waguhaye agaciro. Ibyinshi management, hanyuma no kumenya kwirinda. Yego, protection, agakingirizo, kwanga ibirwara no gusama no kubyara abana bavukira mu ngo zitari za base bose. Bari abana babahungabanye iyo bimenyekanye. Umuryango wa kera byo byabaga ari bisanzwe, ariko Paul mu yuhereye kuri ya case ya yura mungu utuye Karumuna. Uyu umuhanzi. Yego. Nukuri ya mwana yarakiri mutoya. Ibyo bintu nibyo byakabaye byirindwa. Antuka nta n'umugabo wakishimiye ko umwana we arerwa na se wundi se. Ariko nyine iyo abantu batiproteje hashobora kuvamo ikirwara cyangwa akavamo umwana. Ibyo rero biragora, bene abo bana kuba managinga biragora. N'umwana buri umwana kuvuga ngo afite base babiri naho baba bakize, abimenya abasha kwimanaginga, yumva ashobora kubibonamo inyungu amaze gukura cyane. Ariko mu myaka bito munsi ya 15 ukumva ngo ufite baso babiri biraguhungabanya cyane biraguhungabanya cyane rwose. Se papa nuwuye nkabira nyine twavugaga byo kwa Pascal. Ubundi pe dushaka umuryango utekanye,
abantu bakwirinda ko hari abana barerwa n'ababyeyi batari ababo, birimo kuvuga ngo gatanyirabaye buriya gatanyirabaye abana ugiye kubashakana undi mugabo, gatanyirabaye umugabo azanye undi mugore aho, abo bana bari gufesinga bari gufesinga umubyeyi utari uwabo, haba harimo ikibazo, biragora, donc bisaba kwigengesera cyangwa hakabaho gutazanya. So muri make ku muryango nibyo nari mvuze. None reka tujye ku nkuru sasa. Tujye ku nkuru nyirizina. Yego. Inkuru? Yes. Inkuru ubundi kwanza. Inkuru yagiyeho manza hashize iminsi 10. Ivuga ko gukurwa mu ngabo kwa General Martin Nzaramba. Yego. Ngo biterwa nuko igihugu ngo umukuru w'igihugu amwikanga ngo kubera ko ngo ari umuramu ngo yashakanye na mushiki wa Rudasingwa Theogene na Gahima Gerard. Noneho aho bibera haziramo ibintu bitari byo, urubanza nguru. Iyo ni kopi. Gahima Gerard na Rudasingwa bagiye bari mu bafondateri ba RNC, Rwanda National Congress. Yego. Yabayeho yatangiye ku itariki 12 z'ukwa 12 2010. Urumva ni hafi 2011. Mu mpera z'umwaka wa 2010 nibwo RNC yabayeho. Urabyumva? Yego. RNC ibaho yabayeho Kapiteni Dorini Kayitesi atakibana na Nzaramba. Urubanza nguru ndarufite rwabaye tariki ni 2008. Aha. 12 z'ukwa 9 2008. Aho kuba 2018. Yego nyine. Buretse 2018 ni ikindi kinyoma. Donc RNC yabayeho urukiko rumaze imyaka 2. Yego. Rutandukanyije Dorini Kayitesi na Nzaramba Martin General. Noneho mu nkuru bakavuga ngo divorce ya Dorini Kayitesi na Martin Nzaramba yatewe nuko Dorini Kayitesi avukana na Rudasingwa na Gahima bo muri RNC yari itarabaho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri inkuru ivuga ko imbarutso ya divorce ari iyo. Yego. Kandi yabaye imbere. Genda gake. Nta nubwo ari imbarutso ya divorce. Inkuru yivuga ko Nzaramba yategetswe gutandukana na Kayitesi kuko Kayitesi ari mushiki wa Gahima na Rudasingwa. Niko inkuru ivuga. Yategetswe nande? Umukuru w'igihugu. Aho niho biremerera. Noneho nkurikiranye mbanza kumenya koko niba iyo sano ihari. Yego. Ya Kayitesi na Rudasingwa. Yego. Ndayibona. Barabimbwira. Ariko nza kumenya ko nkurikiranye uru rubanza ndaza kurugarukaho. Uru rubanza ntabwo ari ibanga rwose. Yego. Ntabwo ari ibanga no kuri internet ruraboneka kuko ndaza kuvuga impamvu ari special. Ariko mu nkuru kuyobya bakavuga ko divorce yabaye Nzaramba ategetswe gutandukana na Kayitesi kubera ko Kayitesi ari mushiki wa Rudasingwa na Gahima bagiye muri RNC. Urusefo Gatanya yabaye mbere. Umunyamakuru akavuga ngo Igatanya waravuga ngo en 2018 avuga ngo 2018 umukuru w'igihugu yategetse Nzaramba gutandukana na Dorini Kayitesi. Hari hashize imyaka 10 batakibana. Urubanza nguru. Icya kabiri kuvuga ngo Nzaramba yategetswe gutandukana n'umugore kandi mu rubanza umugore niwe wareze. Umugore niwe wasabye Gatanya. Avuga agira ati urega. Urega. Okay. Icyaha yarezwe, icyaha Nzaramba yarezwe na Dorini Kayitesi ndimo ndasoma kuba yaramushebeje
amugerekaho ibikorwa n'amagambo y'urukozasoni bishobora kumutesha agaciro n'icyubahiro cyangwa bikamugayisha imbere y'abantu. Icyaha giteganywa kandi kigahanishwa n'ingingo ya 391 y'igitabo cy'amategeko ahana. Aha ni 2008. Yego. Amategeko yarahindutse. Urukumva? Yego. Itariki 12 z'ukwa 9 2008. Dorini niwe watanze ikirego. Mu nkuru bakavuga ngo Nzaramba yategetswe gutandukana na Dorini. Bishatse kuvuga ngo Nzaramba niwe akabaye yarareze asaba gatanya. Ariko uwajyanye ikirego mu rukiko ni Dorini. 2008. Inkuru ikavuga 2018. Ko byagenze bite? Yategetswe. Icyatumye byandiye ahantu ndavuga se koko ubu twaba tugeze ahantu ubutegetsi bwinjira no mu ngo byafashe umwanya byafashe umwanya ndabikurikirana. Hanyuma impamvu rero imiterere y'urubanza katurebe narwo ndaza kugarukaho. Abunganizi harimo Maître Mutembe na Maître Rutabingwa. Aba nibo bari bahagarariye Dorini. Bari bahagarariye Mutembe Mutembe bari bahagarariye Dorini. Dorini barahagarariye Dorini na Maître Rutabingwa. Hanyuma rero impamvu uru rubanza ngomba kwisegura kugira ngo abantu batagira katurebe ibimenyetso. Ibimenyetso Madamu Kayitesi yagejeje ku rukiko. Kayitesi Dorini kapiteni yagejeje ku rukiko rukuru rwa gisirikare bigamije kugaragaza ko icyo cyaha cyakorewe mu ruhame, bikaba ari uko impamvu General Nzaramba yaregesheje asaba ubutane na Madamu Dorini Kayitesi ari nazo zigize icyo cyaha kandi urubanza ubwarwo ari public. Maître General Nzaramba na avoka umwunganira bagerageje kubuza ko urubanza RP 021 agakwego 08 TM ruburanishwa mu muhezo. Kadebe isesengura ry'urubanza ni birebire. Impamvu uru rubanza rwagize rwabaye ntuza donc rwaburaniye mu urukiko rw'ikirenga. Urukiko rw'ikirenga ruri i Kigali kuwa 12 z'ukwa 9 2008 ruhaburanishiriza imanza z'inshinjabyaha ruciye urubanza RPAA 0062 08 CS rwaburanishijwe mu ruhame mu buryo bukurikira. Haburana Madame Dorini Kayitesi na General Nzaramba kuri bya byaha nakubwiye. Urukiko rw'ikirenga. Impamvu mbivuze uru rubanza ntabwo ari ibanga. Yego. Imanza zose iyo zabaye itegeko ziba ziri ntabwo aba ari ibanga aho urushaki bararubona. Ariko impamvu rugaragara, impamvu ruboneka vuba cyane, iyi case study Dorini yaregaga ikimeze nka GBV. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina no mu ngo. Itegeko rya GBV ryaje 2009. Bivuze ngo aha 2008 urukiko rwaburanishaga hatari itegeko rya GBV. Mu byo baburanye harimo kugabana imitungo. Yego. Kandi bari batarasezeranye. Bivuze ngo gusaba gatanya mutarasezeranye, donc kugabana imitungo bigomba kugendera ku rubanza rwa gatanya. Yego. Kandi urwa gatanya ruhera ku kuba mwarasezeranye. Aha rero muri uru nguru urukiko rwarashishuje nyine rumenya ko bamaranye igihe birazwi, donc rufata ko babanaga nubwo batasezeranye. Runategeka ko bagabana imitungo. Yego. Irya GBV rije 2009 ngira ngo ni nk'ingingo ya 39 ivuga ko abagabana imitungo kugabana imitungo biba iyo umwe mu bari barashakanye agiye gushaka bushyashya. Noneho ababurana urumva n'iryanyuma rivuga ngo
iryo rya GBV na gatanya no kugabanya imitungo Yego. bivuga ko gatanya ishoboka ku basezeranye gusa ariko muri uru gatanya yabonetse batarasezeranye banagabana imitungo batitaye ngo hari ugiye gushaka cyangwa ntagiye gushaka irya 2009 rije riza rivuga ngo bazagabana ari uko hari ugiye gushaka abanyamategeko rero b'abahanga benshi baba barasomye iyo bageze kuri iyo ngingo ya 39 igiye kubatsinda bazamura runo bakati no 2008 ntuza nzaramba na Kayitesi baragabanye kandi ntabwo bari barasezeranye kandi ntabwo umwe muri bo yagaragaza ko agiye gushaka yego bikavuguruza ya ngingo ya 39 yaje nyuma yo mu itegeko rya 2009 kuri GBV abanyamategeko barwifashisha nka jurisprudence abatarwifashisha imanza zonko zigenda ntago navuga ngo ni nabi nabo bafite icyo bagendeyeho ariko no kuvuga ngo iyo ngingo iyo abantu bagiye gatanyiremerwa ariko kugabana imitungo bakavuga ngo keretse niba umwe muri mwe agiye gushaka ni kuri rya 2009 rivuga yani rwabikoze rutarebye ibyo bikavuga ngo abacamanza abavoka n'ababuranyi bashobora bahengamira kuri iryo rishyashya ku buryo mushobora kubona gatanya umugabo ati umugore ngaho genda bavuga kugabanitse no ko ntagiye gushaka se hari kesi bambwiye y'Ibutare rwose hari umuntu rwose yari yarubatse inzu akoresheje ibiti byo mu ishyamba ryo kwa Sebuka bukeye umugore asaba gatanya bagiye kugabana ati no abavoka b'uwo mugabo ati no twereke ko agiye gushaka kandi ubwo yari yarashatse deja ariko gushaka bivuga ngo wagiye mu murenge no kwa padiri cyane cyane mu murenge yego or deja umukeba yari yarageze mu rugo ntaho bizwi yego nta kimenyetso ari naho ejo bundi twarimo tuganira n'abarimu b'amategeko bakaba n'abavoka bavuga bati ubundi hagombye kwemerwa mariage eshatu iya mbere gakondo yego guterura kumvikana mukagenda mukabana kamana nk'imyaka 3-4 mutarasezerana cyangwa ntimunabikore iyo yakabaye yemewe hakaba niyo ku murenge ukwayo hakaba niyo kwa padiri ukwayo izo ukoresha zose zigafatwa ko ari ugushyingirana ariko mu mategeko bemera iyo ku murenge yego mugiye kwa padiri ku murenge mubana imyaka 10-15 amahoro yose mwamubana aho rero niho bigenda bigorana kuri iyo tegeko kuri ntuza impamvu mbitinzeho nifashije runo rubanza kuko abantu benshi bararwifashisha cyane cyane mu manza za gatanya no kugabana imitungo bifashisha runo rubanza ariko icyatumye nduzana yego ni inkuru nuko inkuru ivuga ko aba bantu batandukanye 2018 bitegetswe nyamara urubanza rwarabaye 2008 nuko bivuga ko abantu bategetswe gutandukana kubera ko umugore ari mushiki w'abagiye muri RNC mu gihe RNC yavutse mu kwa 12 2010 iyi couple itakibana seno ukuru urukiko rw'ikirenga rwabici wari wamaze guca so rero byaramvunye cyane bifata umwanya mbanza kubaza ndagira gute byarandiye kumva ko haba hasirikira ngewe ntabwo akazi kanje ari ukunyumoza ntabwo akazi kanje ari ariko nanone ukuri kuvuga ikinyoma kivugwa ntakibonera facts aho cyavugirwa hose ntabwo abantu bagomba kumira ibintu kuko urumva urazi divorce ya 2008 wowe ukayishyira 2018 ukayiha n'impamvu ikomeye kumbe divorce yabayeho na RNC batarayitekereza cyarabaho reka do habe n'igitekerezo noneho ibaze noneho ibintu biba bigaragaza isura itari nziza ku gihugu n'umuyobozi wacyo yategetse ibindi mu nkuru bakavuga ngo inyuma ijya kurangira bakavuga ngo mu Rwanda harimo ibyiciro bya bindi twitaga amoko mu nkuru byo bayavuga mu mazina ngenda byita ibyiciro bakavuga ko hari icyiciro ubutegetsi bushaka kwikiza bukakitirira ko bwapfobeje jenoside hakaba ikindi cyiciro ubwo ni icyiciro cy'abafite isano n'abakoze jenoside nicyo mu nkuru ni inkuru mvuga none bakavuga ngo icyiciro cy'abahigwaga n'abari mu bahagaritse jenoside iyo ubutegetsi bushaka kukikiza
buvuga ko bubarega ubusambo na ruswa. abari muri icyo cyiciro Ah, noneho abari mu niko inkuru isoza. Ah. Ariko hakaza ku musozo wa nyuma na nyuma byo ntago ndi bubitindeho. Bakanavuga ko ngo ntuza bakavuga ko ngo abantu bahoze mu biturika, abantu bahoze mu gisirikare bari mu kirugo cy'izabukuru, ngo benshi ngo bahora bashwana ngo n'ubutegetsi bushaka kubohereza muri Kongo. Ibyo ntabyo nzi, ariko mu nkuru birimo. Ikindi navuze mbese irimo utuntu twinshi, ariko ubona ko dusa naho ibyo bya nyuma byo ntabwo sinabivuga, nta gihamya cyabyo nabona. Yego. Ariko ikigaragara cyo with the facts, impamvu nabanje kugisha inama impande zose, Yego. uyu muryango wabonye urukiko rw'ikirenga. Akandi nari nibagiwe, iyo impaka zivutse kuri iyo GBV ya 2009, Yego. itegeko rya 2009, abavoka bajya kubwira urukiko rw'ikirenga bati iyi ngingo ya 39 kwiteza ibibazo. Urukiko rw'ikirenga rugahita rubivuga ngo twarabyanzuye muri uru rubanza. Urukiko rw'ikirenga rubaha reference kuko n'ubundi nirwo ruregerwa kandi nirwo rwaciye runo rubanza. Urubanza ni isomo. Amashuri y'amategeko ni reference nini cyane. Nini cyane. Kuko harimo d'abord icyaburanwaga, ariko harimo n'urwego rwaburanishije. Ntabwo byakabaye bivugwa gutyo iyo ruba rwararangiriye muri hotel rw'ibanze. Kuko urukiko rw'ikirenga nirwo rwaciye runo rubanza, ni narwo ruregerwa ibitagenda neza mu mategeko. Byanze. Ntabwo rukenda kongera kwiprononsa, rubavuga ngo reference ku rubanza twaciye. Urukumva? Muri rwo mutubaza iki ko twabyanzuye muri runo rubanza. Ni runini. Ni runini. Nagize amahirwe rwose, umuntu araruma, ariko yarambwiye ati rwose ni urubanza ruhora ruvugwa. Donc mu nkiko ruravugwa, mu masomo rukavugwa. Kangiye muri rutegetse icyo gihe. Rutegetse icyemezo cy'urukiko rwemeye kwakira no gusuzuma ubujurire bwa Madame Dorine Kayitesi ku cyemezo cy'iburanisha nimero 0130 08 pre x mu rubanza RPAA 004708 CS, kuko bwatanze unzwe mu buryo n'inzira amategeko ateganya. Rwemeje ko nta shingiro bufite. Ubwo ni ubujurire ngira ngo. Yego. Ruvuze ko nta gihindutse ku cyemezo cy'iburanisha cyajuririwe. Nuvuga ngo nukureba rutegetse Madame Dorine Kayitesi kwishyura amagarama y'uru rubanza angana n'ibihumbi 14, urumva ko ari na kera. 14,650 atayatanga akavanwa mu bye ku ngufu za leta. Nuko ruciwe kandi rusomewe mu ruhame none tariki ya 12 z'ukwa 9 n'urukiko rw'ikirenga rugizwe n'abacamanza Ruyenzi Paul, perezida w'inteko, Mukanyundo Patricie na Mukamurisa Marie Thérèse, abacamanza bafatanyije na Uwimana Gisele, umwanditsi w'urukiko rw'ikirenga. Ubwo rwarimo bwari ubujurire. Ahandi hasi nyine byari arajurira. So bivuze ngo uru rubanza rurazwi rurazwi, ariko mu nkuru baruhaye igihe kitari cyo, imyaka 10 yose. Imyaka 10 barurengejeho. Ahubwo rero wenda tugiye mu bintu byoroheje, nakubwiye ko mu biturika ari ukugenda bukeya. Wenda umuntu yareba ibindi bishoboka. Banavuze mu nkuru banavuga nyine ko ngo umuvugizi w'ingabo ari we wavuze ko Nzaramba avugwaho imicungire mibi, ngira ngo na za ruswa. Yego. Ariko mu bihe bya vuba, imyaka yabaye ayobora ikigo cy'inasho, muri no minsi ya vuba hari hatangiye kuza ibintu bijyanye n'itangwa ry'amasoko. Ngira ngo hari n'umudamu witwa Umulisa Françoise waba yaragiye mu nkiko bavuga ko ngo yatsindiye isoko ry'imboga, imbuto, amagi n'inyama
bikaza kuzamo akabazo ntibabyumve kimwe. Ni bya bintu nkubwira ngo responsabilité role na imputabilité. Imputabilité niho azamo. Uri umuyobozi w'ikigo abashinzwe amasoko bakayatanga nabi none uraribazwa. ni nk'uko meya ashobora kuvanwa ku mwanya ku ikosa ryakozwe na rwiyemezamirimo afatanyije na tender committee procurement officer, noneho gitifu cyangwa DM bagasinya, iyo bimenyekanye ni meya ugenda rwose aragenda. So rero ibintu byavuzwe kuko uwo mudamu Umulisa Françoise yakunze kugaragara, namubonye no muri televiziyo Intego TV, ikinyamakuru Intego TV, ariko byari bimaze igihe binugwanugwa ko iryo soko nubwo yaritsindiye bitagenze neza, ngo ibintu bimwe byamwangirikiragaho, afata amafaranga y'inguzanyo, agura amamodoka, arahingisha gira gute, ariko rimwe na rimwe ngo hakaba igihe agemuye bakabyanga, ubundi bakamuha komande. Donc uwo mudamu yagiye muri ntuza. Ibyo rero nge nibaza ko bishobora kuba byaba intandaro, bikaba bishobora no gukorwa n'abandi ariya kugira ngo ubundi muri rusange kugira ngo urwego rujye mu manza babanza kureba ninde wabigizemo uruhare, ninde wabikoze, ninde wabigizemo uruhare, ninde byakwitirirwa, kuki byagezaho tujya mu manza. N'urugero bahita bavuga ati wowe twatumyeyo rero kuki utatubwiye ko bigezaho kuba baturega. Aho rero niho ashobora kuziramo. Yes. Ariko ibyo nyine urumva ira nkuru ikiriho nuko inzego bamwe abo tubasha kuvugana n'abagira ibiganiro n'abakurikirana ibiganiro, hakabaye uburyo bushobotse bwo gukurikirana inkuru zisohoka mu zindi ndimi. Buriya niyo cyarebwa n'abacyari ku muntu uri kubwira isi yose. Ntubuzi abafata ibinkukuri aho bazahurira n'igihugu, sibyo? Ejo dose ishaka kujya bafite none ati mwebwe ati twarabisobanutse dore inkuru ivuga ko runaka mugenzo. So biva bisaba ngo nibaza ko bafite ubwo bushobozi. Wenda icyo ntandukaniyeho nuko mbitangaje, ariko nabo bashobora kuba bafite ubundi buryo barayajisa ku nkuru zimwe na zimwe ziba zasohotse. Kandi iyi flash yaje muri ya nkubi ya Rwanda Classified. Yego ndayibuka. Mbere yuko Rwanda Classified ibaho ntago flash Africa Flashes yatangazaga ku Rwanda, ariko ubu ku munsi nibura inkuru ebyiri. None yongeyeho na cases zo kwa mukecuru. N'ibya mukecuru bicaho akenshi muri kano gace, iby'u Rwanda, iby'u Burundi, Uganda, Congo, n'ibyo kwa mukecuru na Sabe bamukozeho. Erewe nyuma yiyi na Sabe bamukozeho, kandi nabwo batiki ati ni ubutegetsi bati enome Friwado Kigali Sabe muhungi menace par le pouvoir. Ikirahari ibaze frame. Niyo barayikoze muri no minsi. Ntabwo boroshye. Bundi nakunze kuzira nari natangiye kujya nzireba cyagiye cya Rwanda Classified igishyushye bihuza, ariko nyuma ndamsa naho njya mu bindi. Ariko iyi Nzaramba yaje ikurikirana n'iyindi yari irimo uwo mukecuru, ariko byo numvise ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo nashize amakenga, ariko naribajije ngo koko umuntu yategekwa gutandukana n'umugore kubera ko basaza b'umugore bagomye. Ipoteze yanjye yaravugaga ngo byari ibindi bampora icyo yavuze ngo kuvugana n'uwagomeye ingoma bisaba kubanza kuvugana n'ingoma. Nkavuga ngo byagera mu ngo ku buryo divorce iba. Ntangira ubwo duhuye bantu abo numvaga nizeye nkababaza amakuru, ese koko Dorine Kayitesi kapiteni, ese koko ni mushiki wa Rudasingwa, n'ifoto bashyize kuri Africa Flashes byo isura ya Rudasingwa izamo. Yego. Numva ko bafitanye isano, maze kumenya none se batandukanye ryari, ati 2008. Mu kinyamakuru ari kuvuga 2018. None bakongeraho ngo yategetswe. Icyo nicyo cyanyisha, yategetswe gutandukana.
2008 RNC nta n'inzozi zayishinze zari zitarabaho nyuma y'imyaka 7 yabayeho. Ariko urumva mu nkuru bati uru rugo Gatanya muri umugabo yategetswe gutandukana n'umugore kubera ko basaza b'umugore bagiye muri RNC. Byose uri nkaho bahereye inyuma ahubwo. Sibyo? Bahereye inyuma. Bahereye uwirukanwe mu ngabo 2024 yari yarasezereye yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru 2023. Hanyuma bati mu 2018 nibwo yatandukanye n'umugore kandi yatandukanye nawe 2000. RNC yabayeho 2010. Gatanya yarabaye 2008 isabwe n'umugore. So ubwo rero nibaza ko hari abumva bumvise ari byakabaye bikorwa n'imbeshyere kongera imbaraga n'ubushobozi ababikora kuko nibaza ko hari n'abiha kubikora ariko hari aho batagera bumva babandi baba bagenda bavuga biterura akantu nko k'ubukode bizanira udufoto tw'ibigage none ibi nibyo bakabaye bakora ibikomeye nibi ikinyoma kiramara iminsi 10 kivuga ku gihugu n'umukuru wacyo twicaye turi mu tuntu gendere no ku kintu kijyanye na capacity yo kubyumva n'iki oya ibyo ntabyo mvuze ariko nuvuga ngo naha hakeneye umwanya ahubwo wenda kuko iki kinyoma kiraremereye cyane kandi umuntu acyumvise iyi nkuru imaze nk'imyaka 3 byakugora kuyivuguruza imaze imyaka 3 byafashwe nk'ukuri. So ariko ntabwo wigeze wamamaza ikaro ntabwo nayamamaje ariko banza ukomante ndumva utangaye cyane. Oya ndatangaye kuko urumva inkuru uburyo ikozemo n'uburyo case imeze ibintu bihabanye cyane ku buryo wakwibaza intention yo nta n'ikibazo kiri inkuru zayo zose biba bigaragara ahantu yego ariko oya intention ya indi ni se opinion. Yego hari opinion na facts. Nanjye kuri opinion sinjya kwirwa ntago nirwa rwose insasa imigeri. Yego kuko opinion ni uburenganzira bw'umuntu ariko iyo birimo facts ikintu cya 2008 ukakigira 2018 facts zihari urukiko rw'ikirenga ukavuga ngo Gatanya ibaye kubera RNC kandi Gatanya yarabaye RNC itarabaho hanyuma tukabyakira wenda kubera ko biri mu gifaransa hari abantu basa naho batabibona neza bakavuga ati indimi z'amahanga noneho igifaransa ariko biba bivuga ku gihugu cyane on n'est pas sûr ntago twizeye abayumvise icyo basigaranye. Yego isura basigaranye y'icyo gihugu niyo miyoborere uri kumva kuvuga ngo umukuru w'igihugu ngo ategeka umuntu gutandukana n'uwo bashakanye kugeza aho ngaho bari ibindi no hari icyakabaye gikorwa antuka nizere ko ab'ingenzi bumvise. Yego kandi rwose mumbabarire kuzana uru rubanza mu ruhame mwabyumvise icyo naringamije kandi uru rubanza rwose abantu benshi bambwiye ko atari uruhame bambwiye ko umuntu wese yiga amategeko abenshi barangiza uru rubanza bararusoma kubera iyo case study y'itegeko rya 2009 rihabanye rifite ingingo ifite ikibazo ariko iyo bayigezeho birefera kuri runo rubanza. Muri make uru rubanza nirwo ruca impaka ku ngingo ya 39 y'itegeko rya GBV ryaje 2009. Ibisigaye abanyamategeko ba Tom Mulisa ba IVC zirahiga mwese muzanyunganira n'abandi nagerageje rwose. Yego nyemerera mbwire abadukurikiye ko niba bakeneye rwose ibikoresho byiza by'ubwubatsi byo kurangiza inzu bashobora kunyarukira hano i Remera ni ku Ikaro Plaza. Ikaro Plaza iri hano munsi ya station iteganye na gare. Urahasanga rero ibyo bikoresho byose rangete, gypsum, amarangi avanze neza byose bijyana no kugira ngo uryoshye aho utuye urimbishe iwawe. Yes. So bahamagara kuri 0783
250,46. Okay. Ariko So kandi niyo travel niyo travel abajya hanze. iragenda ifasha abantu nk'uko mwagiye mubibona ikiganiro kigitangira mwe muri kujya hanze mwe muri ya buriya imiti ikoranye niyo travel nayo kubera ko yo nk'abashaka kujya mu Budage babategeka ikidage ibanza kujya gukorana na DH plugin. Voilà. Yego. Urumva ko birakorana. wasabye permis akajya kwa Kerem. ukumva urumva uramara kuzuza inzu imodoka permis ivara oya iyo ugeze mu Budage ugakora amafaranga ujya kwikara plaza kubaka inzu donc urafata permis yo kwa Kerema niyo travel gushakira ibyangombwa yego kwa DH plugin ikwigisha ikidage nugera ugakorera amafaranga ugure ibikoresho by'inzu kwikaro plaza cyane rwose ni umuryango n'abandi muzi ariko ngira ngo n'abashaka kwihugura banyureho ngaho kuri Electropower Electropower harimo n'abafite akazi installation z'umuriro n'abafite akazi gakomeye hari undi muntu nawe ayita ngikira Kigali Electrical Plumbing ni company nayo yinstara amazi n'amashanyarazi mu mazu tishakira ibikoresho nayo turi hafi gukorana nyirayo ni umuhungu wacu byose mwakoze cyane ariko kandi abantu mukeneye umusare nibyo abantu mukeneye umusare mutamira mukabura umuntu badeplasa aho kugira ngo ufate risque zo guhuhamo 5 yirye wahamagara Dani cyangwa urarushaka parikingi bahe nimero za Dani wahamagara Dani ntaga kamera gusa arana babimenye ubwo ni Dani n'uyu turi kumwe uzajya unamura ujye ku manywa kamera nijoro akagashya kabisa tandukana na babandi babeshya ababona Ishwa Deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Niyo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Niyo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Niyo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. So rero kagiye adugana no ku musozo dusoza ikiganiro wenda ngira ngo ibyinshi wabivuze cyane wagarutse kuri nkuru ya African Flashes igirana nyinshi no kugira ngo abantu bajye bagerageza banazirebe banazumve ntago abari ndende ariko rimwe na rimwe ntago ushobora kuramo utuntu nka dutatu tugoramye ukuntu ariko nabwo ntago mbereho kugorora cyangwa kugorora ibigorabye ariko iyo biri factuel ibyo ngibyo nta kwihangana ko biguma ntacyo uvuze hari ikintu cyo kuba kigoramye bya opinion ariko kikaba nkana kubera ko fact zindi zihari cyane iyo fact uzigoretse ukavuga ko umurenge wa Bumbogo uba muri Gicumbi yego n'urugero ukavuga ko mbonye umuvugira Jyabu ari meya wa Huye ibyo ni ibintu biri factuel ariko kuba wavuga ko mbonye umuvugira Jyabu akuze cyane kurusha Sebutege Ange ntago ari ikinyoma pe ntago nzi imyaka yabo nubwo byaba ari byo Sebutege ni umujene ariko ubusaza ubujene bwabo n'ubusaza ntagiye mu myaka nta fact mfite cyangwa se tukabona n'abajya kungana ibyo bari opinion ariko kuba Rwamagana iri mu burasirazuba Huye ikaba mu majyepfo n'abameya babo kuri website bahari icyo umuntu akigoretse kiri factuel urakikosora ifo kubwira abantu hari ibintu biba bigize nyine ukajya ukinjira ukavuga ukibaza n'impamvu itumye bikorwa aho ngaho ni za metero abantu bagomba gutera ntago aricyo cyanzinduye ariko nutagira gute nudafatara kabakaba nudakanura arahengereza cyane so sinzi niba hari icyo wavuga ku manza wari wavuzeho gitoya kuko izi manza n'ubundi wagiye uzigarukaho kenshi yaba rwa Musonera
yaba nta detail zitangaho tout simplement zombi urwa Musonera n'urwa Dr Pascal zirimo polemique parce que hasa naho hari impande ebyiri zisa naho buri rumwe rugira kwa Pascal hari ikipe ya Runi hakaba ni ya Pascal numvise ko n'umunyamakuru byamugoye wagiye mu rubanza hanyuma hakaba kuri Musonera nabwo hakaba communauté y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ko benshi bagiye bampamagara hakaba na communauté ya hariya muri nani ya hariya Ikiyumba rero bakanabihuza naho yarageze ni ibintu byagiye bizamo ntuza ariko ubwo tuzategereza imanza mu mizi tuzategereza imanza wa mugani imanza mu mizi impamvu ni nyinshi zishobora gutuma abantu babika amakuru baba barabitse amakuru kuri Musonera ni nyinshi bakayabika ntibayatange ni nyinshi kugera aho uriya mwana wari ufite imyaka 6 ari we uzamura ikibazo impamvu ziba ari nyinshi jenoside igira uko uburyo ikorwa barimo amataktike n'amatekinike menshi kandi no kuzahishira ibimenyetso by'uko yabaye guhishirana rimwe na rimwe no kwipfobya no kwihakana ibyo byose benshi mu mataktike y'abayitegura nibyo barabiteganya nibyo barabiteganya kumva urumva tuba dutsimbaraye ngo umuntu wo muri primature wageze ku rutonde wamaze gutorwa urumva biragoye kuko iyo nuza iyo tension ni ndende cyane kwiga muri imyaka 30 kwiga kaminuza gukora muri primature kugera ku rutonde kwiyamamaza gutorwa iyo tension yabaye ndende ku buryo kuyizimya uvuga ibindi bikugora nuko bisaba ko ari wowe ushaka ibimenyetso byinshi cyane muri make ni nkaho communauté yo par rapport y'ama promotion Musonera yabonaga ni nkaho communauté yari yarabyihanganiye cyane none umwana ati ngewe Musonera ari mu bishe data ubwo rero niwe uzagaragaza kuko urumva communauté yari yaramaze kugira gutese kweza Musonera kuko iyo communauté atamweza ntabwo ari kugera aho hose si byose reka tuzakurikirane mu mizi nk'uko bivuze byose ngo tuzamenya byinshi kuko biri wa mugani birimo ibintu byinshi cyane ikiri igihu kabisa cyane ubwo byinshi tuzabimenya mu mizi reka abari naho binira ikiganiro cy'uyu munsi dushimire abagikurikiye mwese mukagera kuri no munota ndetse n'abatahagejeje ubwo tubashimiriyemo mwakoze mwese ibiganiro byacu nawe utaha